hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka ya 2020. Icyo gihe uwise umuhanuzi Meshake yagiye ku rubuga arahanura avuga ko mu Rwanda hagiye kuba ibintu bikomeye. Abumva mu buryo bwihuse bagiye bavuga bati ese noneho nibiki bigiye kuba. Hadaciye amezi 3 gusa uwitwa Meshake arongera ahanura ngo ibyo nasize mbwiwe n'umuhanuzi Magayane byuko mu Rwanda ngo hagiye gupfa bitatu bya kane hagasigara kimwe cya gatatu aho umuntu bazajya ava hano akarenga ibirometero 7 atarabona harahura ngo bigiye gusora mu gihe abanyarwanda bataba bababariranye mu buryo bweruye. Icyo gihe abantu bose baribajije batekereza kuri byinshi bagiye bumva bareba ubuhanuzi bwagiye bwandikwa kuri Magayane ibyagiye bivugwa ku Rwanda ndetse byinshi umuntu anareba akumva agize ubwoba. Byari bikomeye. Uyu Magayane usa naho anatinywa n'abantu benshi mu bisa n'ubuhanuzi yaranuye ahanura byinshi cyane ku byari umutegetsi w'icyo gihe muri 1994 ndetse aza no guhanura byinshi bizarenga iyo myaka. Ariko nanone ntabwo ari we gusa kuko n'uwitwa Nyirabiyoro ngo yari yarabivuze. Benshi burira mu buhanuzi bakabona ibyo koko ngo hari igihe u Rwanda ruzagera rukajya mu bibazo n'ibindi bihugu ngaho bishobora kuzarangira ibintu bitameze neza. Uyu Meshake wavuze ko ari umuhanuzi wasigariyeho uwitwa Magayane wahanuye ibintu byinshi bikanavuga ko ngo ari wahanuye ko abagororwa bazajya bambara rose. Icyo gihe bambaraga ibara ry'umukara. Meshake yaje guhanura ko mu Rwanda ibintu biteye ubwoba ngo bigiye kuba ndetse aho yaje gufungwa akamara ukwezi icyakora urukiko rukaza kumigira umwere. Uyu Meshake wafunzwe agashyirwaho igihano cy'urupfu ndetse akaza gufatwa n'abajepe byagenze bite ngo uyu munsi ibiganiro bye byose yakoraga ku rubuga rwa YouTube kuri chaîne yitwa Meshake TV abe yarabisibye ndetse benshi bagatekereza ko ashobora kuba atari mu buzima bwiza. Uyu Meshake wahawe amahirwe kujya mu Bubiligi kugira ngo ajye kubayo ariko akavuga ko gashaka ko ibyo yahanuye bizaba hari akagenda anavuga ko byinshi bigiye gusora ku Rwanda. Ibyo benshi b'imitima yoroshye bumva ari ibintu biteye ubwoba byagenze bite ngo uyu munsi bigere kuri urwo rwego. Ese u Rwanda uwitwa Magayane yahanuye akavuga ko nyuma y'ubutegetsi bwa Habyarimana ibintu bizaba bikomeye cyane byagenze bitenga abantu bose bumve ko hari ibintu bizaba. Icyakora byagira uyu munsi umuntu yavuga ku bintu bijyanye n'ubutegetsi buriho bamwe ntibabyizere abandi bakumva ari gutera ubwoba. Icyakora hakaba ari na bamwe babyinjiramo bugasa naho ari amasahiranda kugira ngo batunge ibifu byabo. Ibyavuzwe se bijyanye n'uducurama ngo tuzagaragara muri Kigali. Icyakora hashira imyaka tukaza kubona polisi iri kwirukanka uducurama byaje kugenda bite kugira ngo bijye mu matwi y'abantu. Icyakora bihuza n'ibyo ngibyo umuntu yakwita indagu cyangwa se ubuhanuzi. Ntabwo byoroshye. Ese ubuhanuzi bwagiye buvugwa ku butegetsi bw'u Rwanda bigahera mu myaka ya za 80 bikageza mu gihe cya 2024 uyu munsi. Icyakora hakaba abandi bagiye bahanura benshi bagahanura ibijyanye n'imvo zabaga ziriho bagahanura ibijyanye n'abategetsi bagahanura ibijyanye n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Byagenze bite ngo uyu munsi tube turi ahantu nkanga. Reka byose tubirebe ku ntango. King 1, King 2, King 2, King 1. Nyita Kanyamagambo, nyita Kabarankuru, nyita intare y'inkazi. Of course, I'm the #1 storyteller in Rwanda. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu muri 2022 uwitwa umuhanuzi Gatabazi Meshake yaje guhamagarwa n'ikinyamakuru kimwe baramwicaza atanga ikiganiro. Muri icyo kiganiro yavugagamo ibintu bisa naho biteye ubwoba. Umuntu ashaka kumva agahita yahunga igihugu. Umuntu ashaka kumva ubwoba agahita afatira fire ku igatuna cyangwa se sinzi n'ahandi. Yavugaga ibigiye kuba
ariko nanone yaramaze azunguruka mu binyamakuru avuga ko mu Rwanda hagiye kubangwa amaraso ashobora kuzamerika kandi hagapfa abantu bagera muri 3 bya 4 by'abatuye u Rwanda. Avuga ko ibyo ngibyo ari ubuhanuzi yasigiwe n'umuntu witwa Magane. Icyakora ibyo ngibyo byaje no kumujyana mu rukiko araburana, ariko biza kurangira agizwe umwere. Mu rukiko uyu mugabo arimo abwiraga abacamanza akababwira ati kuba bari bamushinjije icyaha cyo kuvuga ngo ni ugutera ubwoba abanyarwanda. Ntabwo nibuka inyito neza y'icyaha, ntaza kubabeshya, ariko byasaga no muri iyo sanse. Aravuga ngo ngewe ntimubinzize ahubwo ngo mwarenganya Imana. Icyakora abacamanza baje kubona ko ngo ari umwere, bamugira umwere. Nyuma yaho yagiye ku bindi binyamakuru agenda avuga uburyo ki umuntu witwa Magane uyu nguyu yaje kumusigira ubuhanuzi, ndetse azahanura nawe ari we wagendaga avuga ibyo ngibyo, ngo we avuga ko ibyo yavugaga ari ibya Magane byuko mu Rwanda azapfa 3 bya 4. Byari ibintu biteye ubwoba kandi yabivugaga kuri iki gihe. Muri ubwo buhanuzi uyu Meshake benshi banakunda baje banahamagara kenshi bakamubwira ati watubwiye. Yagendaga avuga buryo ki kuri ubutegetsi, navuga ngo ku butegetsi bwa nyakubahwa nabo aribo bamutaye muri yombi. Abantu bagize ubwoba. Nyuma yaje gushinga umuyoboro wa YouTube witwa Meshake TV 7, agacishaga ibiganiro bye aho hostinzo akavuga ibijyanye n'ubuhanuzi. Aho naje kuvuga ko hano ari umuntu witwa Inzahuke cyangwa se Pastor Theogene, akavuga ko yagombaga gupfa yarabizi. Icyakora mu gihe cy'amezi 3 Inzahuke yaje gupfa mu rupfu rwababaje abantu benshi muri accident yaravuye muri Uganda. Ariko reka gatoya nkigira aho ngaho, simbuke gatoya ndaza kukugarura inyuma. Uyu mugabo waje gushinga iki kinyamakuru cyangwa se umuyoboro yagiraga ibiganiro abantu benshi bakwita ko ari ibiganiro by'ubuhanuzi gusa, cyangwa se bijyanye n'iyerekwa by'ibizaba ibyabaye, anavuga amakuru menshi. Icyakora kitsa cyane ku muntu witwa Magane uyu nguyu abantu benshi ntabwo bamuzi. Icyakora bamuzi nababanye nawe muri iyo myaka, kuko ngira ngo we yapfuye ntabwo ari kera cyane, yapfuye muri za 91 I think, amaze guhanura. Icyakora ubuhanuzi yahanuye bwose ugendeye ku byo abantu bavuga bwari bwarabaye. Abantu baramwizera bavuga ati dore umuhanuzi w'icyatwa ni Gatabazi Meshake amaze gushinga uwo muyoboro mu bintu abantu batamenye neza. Ubwo Perezida wa Repubulika yazaga kuvuga ati hari gukurikira umusazi cyangwa se umuntu aganurira ngo ibi ngibi bizaba n'ibi ngibi, nyuma yuko hafunzwe insengero nyinshi cyane, abantu baje kubona video zose zaziri ku rubuga rwa Meshake TV 7 zirasibwe. Ntabwo zabaye private cyangwa se zibaye hidden, zarasibwe. Nyuma haza kuba rumors zivuga ngo Meshake yamaze gutabwa muri yombi. Icyakora ntabwo nanone ari we wenyine wari kubatawe muri yombi, kuko abahanuzi benshi bari bamaze iminsi batabwa muri yombi bitewe n'ibyo bahanura, ibyo bavuga. Ariko akenshi ukanasanga bamwe ari bijyanye n'indagu cyangwa se n'inda, babasha kuvuga ngo turi guhanura ibi kugira ngo abanyarwanda bumve. Ariko reka dufate pause gatoya, twirukansa amasaha ngusubize mu myaka y'1880. Icyo gihe n'icyari ku gihe cy'abami, ndibaza ko benshi muri kunyumva icyo gihe mutakizi, ariko munyemere gatoya mbasubiza aho ngaho kugira ngo turebe intango mbavane icyo gihe bagize umunsi mu mwaka w'2024. Ibintu biri kuba umuntu ashobora kwibaza ngo bifitanye isano n'icyo gihe. Ni umwaka w'1880. Icyo gihe hariho umudamu w'icyatwa benshi bamenye nka Nyirabiyoro, ariko yari umuntu wavugaga indagu, akaba yakubwira ibintu ariko nanone akavugira mu migani. Bya bindi abahanuzi bakubwira ngo ndabona ngo inuza ngo ijya gusa n'iki ntabigusobanurire. Uwo ni we Nyirabiyoro wari warabayeho. Yari umudamu w'icyatwa wahinguranyaga ibihe n'ibihe, akabwira abami b'icyo gihe, akabwira ngo nutera bizagenda gutya, nugira gutya bizagenda gutya. Icyo gihe mu mwaka w'1880 uyu mudamu yari afite imyaka 56. Icyo gihe ari ku ngoma ya Kigeli wa kane Rwabugiri, ariko nanone u Rwanda rwari rusa naho rufite ibibazo. Icyo gihe mu Rwanda rw'icyo gihe mu bijyanye n'inkiko, mu nkike z'u Rwanda cyangwa se ku nkiko z'u Rwanda cyangwa ku mipaka bitewe n'uko byita, hari ijwi cyari kirwa gisa naho cyari cyarigometse, cyari kiyobowe n'umuntu witwa Nkundiye. Benshi muramuzi mu mateka y'icyo gihe. Ariko nanone ntabwo ari twe gusa bari barigometse, kuko nanone na Ndorwa na Nyabungo bose bari barigometse badashaka kumva amategeko ya Rwabugiri. Rwabugiri yaje kwicara
buriya icyo twita mu bambi b'icyo gihe bumvaga ko umuntu yoba gufite impano cyangwa se ufite ubwenge karemano bwo kuvuga ngo ushobora kuvuga indagu. Akenshi ubundi ibi bintu byo kuvuga ngo hazaza nibanga gusa gisumba byose, iyo imenya ibiragano by'abantu n'iherezo ry'umuntu n'ijyano ry'umuntu ashaka kugira ngo ejo bizagenda gute. Ariko icyo gihe hari abantu bari bafite ubwenge karemano bashobora gukoresha indagu zabo nireba kure bakavuga ngo ejo ubwami bizagenda gutya. Uyu mudamu yarazwi cyane, iyo byagendaga gutyo wabaga ufite ijambo rikomeye mu bwami. Rwabugiri yaje guhamagara uyu mudamu agira ngo amubaze intsinzi, agira ngo amubwire iby'ibibazo bihari. Ndetse icyo gihe u Rwanda rw'icyo gihe Rwabugiri muri 80 byasaga naho inzara iri kuvuza ubuhuha. Umwami yaramuhamagaye, baricara arangije aramubwira ati urabona uko ibibazo bimeze, ese waduhaye intsinzi kwari kukubwira ngo ndabona ibibazo bihari ariko dushobora gukora gutya, ushobora kugira gutya ubutegetsi bwawe ibibazo byose ukaba wabivaho. Nyirabiyoro mu magambo asa n'ababaje yabwiye Rwabugiri aramubwira ati nyakubahwa, ndabona ahubwo ubutegetsi bwawe budafite igihe kinini, ndabona abahungu bawe bagiye kuzarwana intambara inateye ubwoba. Ibyo ngibyo ntabwo byatinze, cyakora bigeze muri 96 nyuma y'urupfu rwa Rwabugiri Rutarindwa yaje kwima ingoma kugira ngo abe umwami. Icyo gihe bafashe Kanjogera wari nyina wa Musinga bamu izina ry'ubugabekazi Nyiramibambwe. Icyo gihe atangira gutegekana n'umuntu witwa Rutarindwa. Uyu Rutarindwa ariko hari basaza bakanjogera babiri batifuza ko uyu Rutarindwa ategeka, baje gufatanya na Kanjogera baza kwica Rwabugiri uwitwa Musinga y'imingoma. Iyo ni kudeta ku Rucunshu, benshi marayizi, ntabwo ngiye mu mateka y'u Rwanda yo muri icyo gihe, ariko benshi muza mu mateka yo ku Rucunshu, yo twita kudeta yo ku Rucunshu y'icyo gihe. Amaze kwima ingoma, bya bindi uyu Nyirabiyoro yari yarahanuye nigo byagiye mu bikorwa. Abantu batangira kuvuga ati wa mudamu ateye ubwoba. Ariko uyu mudamu yahanuraga iby'imyaka, yahanuye cyane ku bw'abami agera ku butegetsi bwa Repubulika. Uyu Nyirabiyoro wari umunyakaragakazi ariko wari uzwiho kuvuga indagu zisa n'iziteye ubwoba. Amaherezo yaje kuba ayo ngayo. Ariko ubuhanuzi bwe nubwo bwahinduraga ibihe, imyaka n'imyaka, ariko hano uragera kure. Ikibazo cye cyari uko yavugaga ibisa naho ari mu migani, umuntu adashobora gusobanukirwa akavuga ibi nabiriya abisanisha. Yaje gusa naho akoreye mu ngata umuntu witwa Magane, waje no kumenyekana ahanura byinshi byaje no kuba. Uyu Magane yatangiye kumenyekana mu 1900 gutyo. Uyu niwe witwa Magane. Magane yahanuye byinshi cyane, abantu bumva ubwenge bugahaba, abantu bumva bagashaka kuva mu byabo, abantu bumva n'uyu munsi buri wese ashatse kugira abateye ubwoba aravuga ngo Magane yaravuze, Magane yaranditse. Gusa ikibazo nta nyandiko isa naho iri precise umuntu witwa Magane yaba arasize yanditse, cyangwa se igitabo yanditse, cyangwa se ahantu ushobora kujya gushakira ibijyanye n'ibyo Magane yavuze. Ariko ikizwi abantu bose bahurizaho nuko yahanuye. Mu mwaka w'1978 hariho icyo nakwita gun y'abantu bari baratesheje abaturage, bari ibisamba, ari ibirara byibisha imbunda, bikaba byaza bikafuatira imbunda bikavuga ngo duhiri cyangwa tukwice. Muri iyo team yibaga harimo umuntu witwa Gatabazi Meshake. Gatabazi Meshake yaje gufatwa ajya gufungwa, afatirwa Cyangugu arafungwa. Icyakora za kuva Cyangugu bamuzana kwa Rubanda Butare, bamushisha Igitarama ararayo ijoro rimwe. Ariko icyo gihe n'ubundi yari mu rugendo rumuganisha mu Ruhengeri aho bitaga muri special nantu bafungiraga abantu bibiharamagara aho bitaga muri danger. Umugabo yaraje araza agera aho ngaho mu Ruhengeri muri special ijoro rimwe arimo we yari muri danger. Hari kandi kantu gasa naho kakumba bari barahariye abantu bavugana ubutegetsi, cyangwa se abantu bashaka kuvugana ubutegetsi, cyangwa se abantu bashaka mbese abantu bibiharamagara kwa. Iryo joro rimwe arimo yumva mukumba kari ku ruhande hari umuntu uri kuniha. Yumvise mukumba kari ku ruhande hari umuntu uri kuniha, yaje gucisha umunwa hasi. Abagororwa barabyumva ari ukuntu ucisha umunwa hasi, aza kumugaza ninde turi kuvugana. Undi ati ni Magane.
uwo Magane iryo zina ntago ryari rishyashya ku bantu bari muri gereza. Uyu mugabo Meshake Gatabazi yarafungiye ibyo byaha birimo no gutunga imbunda, yari muri goni y'abantu bagera mu 8 cyangwa 10, bose barabakatiwe urwo gupfa, bafunze igihe kingana n'imyaka 10. Uyu Magane waruzanywe ho ngaho, Meshake aramubajije se byagenze bite, ati nuko nahanuye ko president azapfa kandi agapfa umugwagasi. Umugwagasi ni ukuvuga ni umuntu uguye, ni umuntu upfuye ariko ntagwe iwabo cyangwa se ntawugwe ku butaka bw'ivugo. Ukandi yarahanuye ko amubwira ko imva ye ntayari kubona. Uyu Magane nanone ku butegetsi bwa Kayibanda bari baramuhamagara bamubwira ngo ngwino kuvugira president. Aranje abwira umuntu wari umuhamagara amubwira ngo ati wo nguwo uri kuzunguruka igihugu cyose yiziza imyaka 9 y'ubutegetsi, ndabona agiye gupfa nabi, ahubwo birasa naho ari kuzunguruka asezera ubwo butegetsi. We yari Kayibanda yavugaga. Birazamuka bigeze ku butegetsi ubwo yabivuze mu 1972 muri 1973, nyuma y'umwaka umwe gusa. Abo bita ngo ni les 5 camarades du juillet barimo na Juvenal Habyarimana baje gutera uwo mutegetsi, bamukora ku butegetsi. Juvenal afata intebe gutyo, byari biteye ubwoba. Nyuma yaho urupfu rwo mugabo rwaje kuba rubabaje cyane. Mateka niko agenda tubwira icyo akora, aza gupfa nabi ndetse n'imva ye ntayagaragaye mu Rwanda. Ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana hari ibyo bitango ni muvoma cyangwa se kuvugira cyangwa se ama meeting n'ibiki. Baje guhamagara none uyu Magane baramubwira bati waje ukavuga ugakora animation muri muvoma. Aranje aravuga ngo ngewe wavugiye Rutarindwa, nkavugira bwenge bwa nyabwo Kayibanda, ntabwo nshobora kuvugira. Yabivuze mu magambo asa naho ari mu gutuka president. Aranje aravuga ngo ntabwo nshobora kubavugira mwe muzoreka igihugu. Icyo gihe wari burugumesiteri byaramubabaje cyane. Aranje kuko yaramufasha mugenda kumufungira kumufunga aho ngaho. Nyuma yaho uwo burugumesiteri yaje gusa n'ubundi azafata decision yo kongerera amufungura, ariko asose aramubwira ngo nturaba kumfungira ubusa kwawe, nawe uzafungira ahantu hatavizuba. Haciye iminsi wa burugumesiteri wafunze Magane haje gukorwa icyo twita ngo ni igenzura, baza gusangara amafaranga y'ishyaka yariye, bamujyanye muri special bamufungira ahantu ko kwatagira izuba. Uyu yaje gukomeza gushogozanya n'ubutegetsi, aza guhanura byinshi cyane byasaga n'ibiteye ubwoba ku butegetsi. Icyakora uwitwa Habyarimana yaje gufata umunsi umwe aramuhamagara, araza bafata kasete bari codinga ubuhanuzi bwe. Muri byo yahanuye imwe ibintu byinshi byose byasaga n'ibiteye ubwoba. Nta kintu cy'insinzi yavuze, yavugaga ibiteye ubwoba gusa bigiye kuzaba ku butegetsi bwa Habyarimana. Mubaje pe warindaga Habyarimana ndetse bari no kumwe ako kanya, yagize igitekerezo avuga ngo ariko uyu musaza twamwishe. Abandi bati no, nubundi ndabona arasukumwa, nubundi agiye gupfa, twaba twiteranije ubusa, reka ntitumwice. Umusaza bamuretse gutyo, ahubwo bafataga no kujya kumufungira mu Ruhengeri, wabita muri special. Icyo gihe nibwo yakomanze, bumva umuntu ari gutaka, aribwo yahuye n'umuntu witwa Meshake. Magane aravuga, Magane yavuze byinshi mu buhanuzi bwe. Ageze muri gereza arabwira ati ntimureba ahantu dufungiye, ati mwese mugiye kurekurwa. Baramubwira ati se muze ibintu ikigaragaza ko ubuhanuzi buzaba n'ikihe. Aravuga ati ikimenyetso cya mbere nuko iki giti cy'inganzamarumbo, hari igiti cyari kiri hanze ya gereza, abantu bose barebaga bakabona giteye ubwoba, ati nuko kizuma. Bumvise icyo giti baravuga ati uyu musaza ahubwo tuzagwa hano muri gereza. Icyakora arangije arongera aravuga ngo nuko nanone muri gereza azabafungiye mu ihene. Ikindi arababwira ngo nuko ibyo byose bizaba ngewe narapfuye. Magane yaje guhanura umuntu witwa Rizinde, n'abantu benshi yagiye ahanurira, benshi bagiye muzagenda mubibona, ariko hari n'ibyo bamushyiriraho n'iki.
gusa muri icyo gihe ari mu ruhengeri icyaje kugaragaza ko uyu mugabo koko ngo ibintu hano bishobora kuba ari ukuri nuko mu minsi yaje gukurikira hari umuntu wari witwariye ihene yayitwaye ku isoko ageze kuri gereza ihene irikanga yinjira muri gereza imaze kwinjira muri gereza wa muntu agira ubwoba kuvuga ati nshobora kwinjira muri gereza bagahita bafunga asanga birangiriyemo arigendera baba funga batangiye kuvuga ati dore koko bya bindi Magane hano bitagiye kuba haciye iminsi nanone hari ikintu imvura yaraguye cyane igwa ari nyinshi umurabo inkubira zirakubita ya myangazi yayo irafata cya giti cyumisha abantu baravuga bati bya bintu koko nibyo hadaciye iminsi myinshi FPR Inkotanyi yari maze gutera yaje gutera direct irasana n'abantu bo kutegetse bwa Habyarimana bahita baza direct no kuri gereza Ruhengeri bafungura ifungwa muri izo fungwa harimo abanyapolitike abasirikare barabafunguye baragenda uyu Magane ubwe yari hanuriye aravuga ngo ndi muri gereza ko bamukuye mu Ruhengeri bamujyana muri 1930 nawe yaje kugwa baramubwira ngo ahangaha abwira umuntu arambwira ati nge nzapfa kuwa kane kandi nzapfa maze kurya imboga baramutekeye imboga ze yakundaga birangiye umusaza atanga gutyo uyu witwa Meshake uvuga ko yasigiwe ubuhanuzi na Magane waje no guhanura ko icyo gihe bambaraga uniform z'umukara nk'abagororwa ko zahinduka bakambara amaroza ari nayo uyu munsi bambara waje guhanura ibintu byinshi ndetse ageza ku bute ayanuye kugeza yanuye ibintu byinshi cyane niko abantu bavuga hari ubwo ngo yaje gusigira Meshake mwibuke uyu nguyu yari ruharwa yarafungiye kwiba akoresheje imbunda uyu Meshake mu buhanuzi bwe yari yarihebye avuga ati n'ubu nigiye gupfa aza gupanga gahunda yo gutoroka urupangu apanze gahunda yo gutoroka aravuga ati byari byo byose ngere hejuru bandase ageze hejuru ahita hanuka ahubwo abanza umutwe baramufata kwa kundi ngo kumufata ko yumva ibintu birimo biraza biramubwira ngo vuga ibi ngiye kugukoresha icyakora ngo bivugwa ko yaje kwandika ibaruwa asaba abantu bose yahemukiye asaba n'imbabazi za president yaje kumuha imbabazi Meshake ava muri gereza gutyo kuva muri gereza yaje kugenda n'ubundi ahanura nk'ibyo Magane yahanuye avuga ati president ndabona ugiye gupfa kandi nyuma yawe hazamerika amaraso menshi bivuga ko yabivuze president ari cyangwa ubwe arabyivugira banamwita umusazi icyakora president aravuga ati niba ari umusazi mureka agende nyuma byaje kuba twese turabizi ni jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 muri iyo jenoside uyu Meshake bivugwa ko yahunze bakajya mu Burundi ibyaje kuba ndazi kubibashyiriramo we ari kubyivugira nyuma yaho ubuhanuzi bwarakomeje buragenda icyakora benshi ntabwo berekana ubuhanuzi bwavuzwe kuri iyi ngoma ya His Excellency ariko nanone iyo urebye mu buhanuzi bwa Magane avuga ko nyuma ya Rukara rwa Bisunzu hazazaho umutegetsi uzazana amahoro we yari Habyarimana hazazaho umutegetsi uzazana amahoro u Rwanda rugahinda azaba icyamamare ku isi yose ngicyo gihe u Rwanda nibwo ruzaba rugiye gutemba amata n'ubuki kuko bivugwa ko igihe cyose Magane yahanuriye kugeza ku ngoma Habyarimana ibintu byari bibi cyane ndetse no ku butegetsi bwaje gukurikiraho hari ubwo bwasindi ku bwabo ariko avuga ko nyuma yabwo umutegetsi uzaza azayobora u Rwanda abanyarwanda bagatunganirwa amahoro agahinda u Rwanda rutazongera guhura n'ibibazo ukundi ubwo yarashatse kuvuga ni His Excellency uyu munsi intore zirusha intambwe ari we Perezida wa Repubulika Paul Kagame utoboye uyu munsi ubwo n'ubuhanuzi bwa Magane icyakora harabuzumva uyu munsi bamushyiraho ibindi bakavuga ngo ahanuye ibi bagasobanura ibintu byinshi Magane yarahanuye yageze aho ngaho avuga ko ku butegetsi bw'uwo mutegetsi u Rwanda ruzamamara abanyarwanda bagatunganirwa amahoro agahinda nta ntambara izongera kuba impamvu nazanye misiyo y'uyu munsi ni kuvuga ku bintu byagiye bihanurwa ariko uyu munsi abantu bagenda bahanura bakavuga ngo ibi bizaba muri 2009 hari wari umusirikare witwaga Sergeant Sabagasani yaje guhanura ibintu byinshi aravuga ngo u Rwanda bigiye kugenda gutya ngo abantu bagiye guhunga abantu bagiye kugira gutyo yari muri 2009 aranavuga ngo Imana yamubwiye ngo ahunge muri 2010 ngo kuko ngo bigiye kuba ngo muri ako kanya nyuma ya 2010 imyaka irenza 14 bigaragaza ko hari abantu baza bagafata imitima y'abanyarwanda bagashaka kubabwira ngo bigiye kugenda gutya kandi mu by'ukuri ari binyoma ari ubuhanuzi busa naho budafite ikintu na kimwe kuri Meshake
nawe aravuga ngo Imana ngo yaramubwiye ngo agiye gupfa bitatu bya kane mu gihe abanyarwanda hataje ubumwe n'ubwiyunge, abanyarwanda bababarirane mu buryo busesuye. Ariko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bavuga ko kize kuri 98 mu Rwanda cyarazamutse. Bishatse kuvuga ngo ubuhanuzi bwose abanyarwanda bagenda bumva akenshi usanga rimwe na rimwe ari bya bindi abantu bagenda bavuga gutya na gutya. Akenshi rimwe na rimwe ugasanga abantu babikora mu buryo bwa business. Abo bose uzasanga ari abahanuzi, uzasanga nta muntu n'umwe ufite ikintu akora kizwi. Icyakora Meshake yaje kuvuga ko akora akazi kamakawa ko guhinga ikawa n'ibindi, ubuhinzi n'ubworozi. Ariko harabandi muzagenda musanga ari abahanuzi bagenda bavuga ngo mu Rwanda bigiye kugenda buriye, ariko akenshi usanga ari kubera ko nanone batishimiye iyo ngoma. Hari benshi bisa cyane kuri Magane bakavuga ngo impamvu hanuraga byinshi cyane bibi cyane ku butegetsi bwa Habyarimana nuko gatakundaga ubutegetsi, ariko buri munsi yavugaga ngo hagiye kubiki. Ariko nanone baravuga ngo akenshi abahanuzi cyangwa se abantu bahanura iby'indagu, abapfumu, hari cyo bavuga ngo nukuvuga n'insinzi. Ubwo ndavuga ku batanga indagu, ariko ku bahanuzi nanone baba bagomba kuvuga ngo hakwiye kuba iki n'iki. Yego hazaba iki, ariko abanyarwanda bakwiye gukora iki kugira ngo ibindi. Ntabwo ari guhanura ibi gusa. Hariho nigize numva wano yaravuga ngo Nyabugogo ngo hazaba ari inkambi. Honite Eugene nyuma yaho igihe Libe yamara kumutsa muri yombi sinzi byasobanuye, ariko biza gusanga ibintu byose yavugaga byari amaco y'inda. Ibyo n'ubuhanuzi bwagiye bivugwa mu Rwanda. Harabagiye bavuga ngo Magana yaravuze ngo mu Rwanda ngo hari igihe ngo ducurama tuzatera. Icyakora haza kuboneka ku Muhima hafi na Pakope hari uducurama polisi iri kugenda idukubita amazi. Benshi babivuza nuko ngo icyo gihe ngo n'ubuhanuzi ngo bagiye gusohora. Hari abagenda bavuga byinshi bijyanye n'ubuhanuzi, kuko abantu benshi icyo navuga ngo abantu isi itinya ikintu gisa n'ubuhanuzi. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, hari nabo bitwa ba Nostradamus nawe yagiye hanura byinshi, ariko isi itinya ikintu gisa n'ubuhanuzi. Isi itinya ikintu kivuze ngo ni Imana yavuze. Niyo mpamvu abantu benshi bagenda babifatisha bakavuga ngo tugiye gukora iki, abakabizana mu ishusho y'Imana ngo ni Imana yavuze. Mwumvise umuntu witwa Idamagiri bya Mugwiza Yvonne ibyo yavugaga ngo Imana iravuze, ngo Imana iravuze. Uyu munsi ari muri gereza akati imyaka 15. Ubuhanuzi bwa Magane benshi bagiye babugerekaho ibintu, ariko ibyo hanuye nkubwiye n'ibyo ngibyo. Yaranuye ngo ibyo yavuze kuri Habyarimana byarabaye, kazapfa ari umugwagatsi ndetse kazagwa mu mbyuko no kuvuga ngo ni icyo arashatse kuvuga ubisobanuye none aha ni ibintu bijyanye na amasaka akigira akera, ndetse ananura ko ngo ari cyuma kizamuhinguranya ijosi. Yari umuntu utangutse detail twadukuru tw'uducogocogo umuntu abakeneye kumva. Yaranuraga agatinya. Icyakora byaje kuba kuri Habyarimana, indege yariviye muri Tanzania iraza, igisasu kirayirasa, Habyarimana imva ye ntabwo yagaragaye mu Rwanda. Byavuzwe ko nyuma cyakora ngo umuntu wari umushuti we witwaga Mobutu yaje gufata imva isanduku ya Habyarimana, sinzi niba ari mu mubiri, bakayifata bakayijyana Nsele iwabo wa Mobutu Sese Seko. Bivuga ngo ni bya bindi yaramuhanuriye ngo azagwa ahantu hatari iwabo, cyangwa se azakingurwa ahantu hatari iwabo. Yakingwe mu gihugu cya Kongo, kandi yari perezida w'u Rwanda. Ubuhanuzi Magane bamwitirira bagenda bagerekaho ibyahanuye n'ibyo ngibyo. Ntabwo yigeze hanura ikintu kibi ngo u Rwanda ibyabaye, kugeza ubwo nibwo Imana yaranavuze ngo hari ubuhanuzi bwagiye butambuka abantu bagenda nyuma ya jenoside, abantu bagenda bahanura bavuga bati Imana ije guhoza abanyarwanda, Imana ntabwo izongera kubabaza abanyarwanda ukundi. Ibihe bibi abanyarwanda baciyemo, enough is enough. Irangiza ibazanira impano, ibazanira kado, ibazanira His Excellency Paul Kagame. Ibyo nibyo Magane yahanuye. Undi uzakubwira ngo Magane yahanuye ibintu bibi kuri Perezida Paul Kagame, yahanuye ibintu bibi ku butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, ku gisirikare cy'u Rwanda, uwo ngo azaba ari kubeshya. Nta hantu Magane yanditse ibyo ngibyo uzasanga bikoreshwa n'abantu barwanya u Rwanda bashaka kwandika kongera gukora relight ku buhanuzi bwa Magane bagashyiramo ibyo bashaka kumva. Uyu Meshake bajya hanura kuri chaîne ye
baje sinzi uwamubwenga ibiganiro bisibe gusa nuko bitaje kugaragara hari ubuhanuzi bwo hari amateka we ubwe we yivugiye reka nyagushyiremo yumve gusa amazina yanjye ni Chris Kame uyu munsi yari emission y'uwo munsi reka masigiremo aya mateka ya Meshake unyite Kanyamagambo unyite Kabarankuru unyite Intare y'Inkazi. Of course I'm #1 storyteller in Rwanda. Hari ikiganiro narakoze ngitangira iyi emission gukora amadocumentaire nza kuvuga kubijyanye n'umuntu witwa Patrick Karegeya namukoze documentaire y'iminota 50 ariko nyuma yaho nza kuvuga information abantu bambwiye ko zishobora kuba tarizo. Iya mbere nuko hari indege ya Kongo u Rwanda rwarasiye mu Rwanda ibyo ngibyo bambwiye ko atari byo byiseguyeho. Ikindi cya kabiri hari nagiye mbona bafata imvugo nagiye mvuga ngo icyo umuntu yakwita nkaho ari genocide nukubera ko impamvu yo mvuga story mvuga story zabaye icyo gihe kandi icyo gihe genocide iri kuba mu Rwanda ntago bayise iryo zina kuko yaje gufata iyo nyito nyuma yaho so ngiye mbivuga icyo gihe ngende kuri icyo gihe that's why navuze kuriya kuko byasaga ntariyo niyo mpamvu u Rwanda rwasabye ko ariyo then baza kuyaprova itwa gutyo ariko ngiye mavuga story ngende kuri icyo gihe byavugwaga icyo gihe ntabwo nari kuvuga ngo yari kubera ko icyo gihe ntabwo yari yakitwayo ntabwo benshi bari kuvuga ngo ni phobia ntabwo ndi umunyarwanda ukunda igihugu cyanjye ibyo ngibyo nagiraga mbanze mbisobanure wada n'umuntu byavuzwe yuko yahanuriye urupfu rwa Perezida Habyarimana n'ibindi byinshi bitandukanye ndagira ngo wenda tumuhe umwanya atwibwire hanyuma tuze guhera kera mu byo bihe nziko bivuga ko yafunganywe n'umuhanuzi bita Magayane ibintu nk'ibyo byose ese bivuga byose nibyo araza kutubwira. Murakoze ndabasuhuje abumva Ukwezi TV aho bari hose haba mu gihugu imbere no hanze yacyo ngiye basuhuza rero nkuko umunyamakuru ababwiye ndumuvuga butumwa umuhanuzi nitwa amazina Gatabazi Meshake nkaba ndi umukozi w'Imana kuva ndi umusore natangiye mfite imyaka 18 ubu mfite imyaka 61 kuva ku myaka 18 nibwo natangiye ibintu by'ubuhanuzi nivuga butumwa urumva nari umwana nari umusore kuva icyo gihe rero 8 kugeza ubu 2020 turi gukora uwo murimo uko nakoraga ndi umusore niko n'ubundi Imana inkoresha ndi n'umusaza kuko Mwuka Wera niwe udukoresha ntabwo ari imbaraga z'umubiri amayerekwa uko yazaga ijwi ry'Imana uko ryambwiraga n'uyu munsi niko amayerekwa aza n'uyu munsi niko ijwi ry'Imana rinsanga rero abari hirya no hino mugiye kunkurikirana no gukurikirana ibyo mvuga Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen. Twatangira wenda mu myaka myinshi ishize hari nk'amakuru avuga yuko hanuye iby'urupfu rwa Perezida Juvenal Habyarimana ibyo nibyo cyangwa bene n'ibyo abantu bivugira? Ntabwo ari by'abantu bivugira kuko ni ibyabaye ku mugaragaro uri ibintu byabaye ku mugaragaro abari ku mugaragaro ntabwo ari kimwe n'ibyabaye nijoro. Iby'urupfu rwa Perezida Habyarimana nararuhanuye kuko Imana nyene yari yantegetse kubivuga ntabwo yabyoroshye guhanura urupfu rw'umukuru w'igihugu ariko icyo gihe mbihanura ubwo mu mwaka hari muri 1994 mu kwezi kwa gatatu twari twegereje kwa kwezi kwa kane kwabayemo amahano yose ashoboka icyo gihe rero nari stade ariko stade ni iwacu nge mvuka Rusizi rero urumva hari igihe cyo kwiyamamaza hari igihe mitingi ni igihe abanyamashyaka bamanurwaga bajya hasi kuri tele bajya kwiyamamaza mu gihe bajya kwiyamamaza nicyo gihe na Habyarimana yaje hari abantu benshi cyane aba amateka atazibagirana ku bantu b'iwacu babyumvise kuko ruva byabereye iyo mvuka no kuvuga rero iryo joro nari ndyamye nk'abandi kuko umuhanuzi aryama nk'abandi
ariko akaba igihe Imana imugendereramo. Nijoro Imana irangenderera mbwira ko ngomba kwambara nkajya kuri stade. Nari mbizi kuko hari habayeho sensibilisation, gusensibiliza ko tujya nyine muri mitingi, ariko njyewe nari umukozi w'Imana, numvaga mitingi ntashobora kuyijyamo, numvaga kanwa gahanura katagomba kujya kuvuga ibindi muri mitingi, ariko ntegetswe n'Imana naragiye. Ubwo rero ngezeyo hari abantu benshi cyane, Imana ntegeka kwicara imbere. Urabona bari ahantu hari nk'umugozi w'abatiye batambitse abantu batarenga, aho niho Imana yantegetse kwicara, ariko nkayibaza icyo ndi buvuge ntikimbwire. Yari izi ko ndi umuntu, yari izi ko nshobora kwanga, kandi koko yibimbwira kare kambwira turaza kuvuga gutya, ndi umuntu nanjye nariko nayo kwigwatoya. Hari hakabeho izindi imbaraga kuko igira imbaraga nyinshi, na Yeremiya yajyaga yanga kuvuga ngo akumva umuriro uramwakamo. Nanjye rero nicaye, ahageze bamuhaye mikoro ngo agire icyo ageza ku bantu b'iwacu, za mbaraga z'Imana zisanzwe zinkoresha nizo zambatuye. Noneho uyu muhanuzi ajya guhanura rero hari izindi mbaraga ziza, yumva hari ikimusunika. Noneho rero nange numva kimwe kinsunika kiransunika, ariko si ikindi, ni imbaraga z'Umwuka Wera. Numva ijwi rimbwira ngo urahanura. Mbwira Imana ntari ko hasi mu rusengero. Baravuga ngo ntabwo nkorera mu rusengero gusa. Ndashaka kubwira abanyumva, ntabwo Imana ikorera mu rusengero gusa, no mu isoko yahakorera. Yigeze ivugira mu gihuru, igihuru cyaka umuriro, Mose yumva ijwi. Imana irikorera ahantu hose. Nanjye imbaraga z'Imana zasanze ku stade, numva ijwi rimbwira ngo hanura ko Perezida Habyarimana apfuye. Ndwana n'iryo jwi, ariko kubera ko imbaraga z'Imana zinteruye ntabashaga kwiyama cyangwa ngo nanjye, icyo nasabye Imana ni ikimenyetso. Ndayibaza nibivuga simpfa. Urumva iyo umuntu ahanura aba ari mu mubiri, uba ushobora kumenya n'ingaruka. Mbwira abantu ko abahanuzi atari abasazi, atari abantu b'ibicucu, atari abantu bataye umutwe. Ujya kuvuga ikintu wumva, ahubwo icyo usabwa urabanza ugasenga, ukumva, ugasaba n'Imana ikimenyetso. Niba ushobora gupfa, niba uri bufungwe, kuko mu bintu bibaho nta n'ubikunda, kandi simba numva ashaka gupfa nkenyutse. Nabaje Imana ntibanyica ngakenyuka. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo hanura ntacyo uri bubi. Ubwo rero nagiye kwisanga, sanga iby'Imana yamatira kuvuga nabivuze. Kubivuga rero urumva kuva ko mukuru w'igihugu apfuye, bihuse kumfata n'abajepe. Ndetse stade yose irahungabana, ihungabanye kuko navuganye ijwi rirenga cyane. Ubwo minisitiri wari uyoboye protocole, yari minisitiri uvuka iwacu witwa Ntagerura. Noneho yumva abantu baravuga ngo n'umusazi yarasaze, arasara. Arabaza ngo koko murabizi ko asara abantu benshi. Nanjye ntumbaza bayivuze kuko nubambaza sinabamenya, ariko amajwi yumvikanye. Urumva umuntu wakumva avuze ibyo bintu nawe ubwawe urwego wamushyiramo, kandi abibwira nyir'ubwite. Rero abaza perezida tumugire gute. Perezida aravuga ati ntawe ufunga umusazi nta n'umwica. Abwira abajepe ati uwo muntu mumukure muri stade kandi mumusohore buhoro. Bankuyemo buhoro rero, nta wankozeho, nta wankubise. Icyo nibuka ni kimwe gusa, ni abajepe babiri. Umwe yarambajije tugeze inyuma ya stade koko urasara. Ndamubwira oya, njye ntabwo sara, ndi umuhanuzi ndahanura. Ibi mvuze mu gihe gito murabibona. Undi mujepe arambwira ati nemera Imana n'ibyo ivuga. Ati njyewe ntunga ikiganza cyawe cy'iburyo, umunsi azaba yapfuye sinzajyane nawe, mbese apfe ntazapfane nawe. Uwo mujepe n'ubu ariho, atuye i Kanombe, ni inshuti yanjye, ni umusaza nawe jya musura. Kubera ko Imana amubwiye ngo ntacyo uzaba, nawe muhanurire nabwo ari ntacyo uzaba. Ariko uriya wari wafashe mu ijosi yanize cyane, cyogewe namuhanuriye ndamubwira nti wowe umunsi yapfuye uzapfana nawe. Amateka mfite nuko barapfanye, yapfuye mbese mu bapfuye
noneho uwo nguwo Imana yamukurikirana mu mashyamba muri Kongo ariko yaratashye ari iwe mu rugo atuye i Kanombe njya musura kansura rero ndi umuhanuzi ibyo by'uwo mu perezida wari uriho utakiriho narabihaniwe nkuko mwari mubitubajije ibyo ni ibintu byavuzwe cyane wenda bamwe bakagira ngo si ukuri ariko mishake ndi kwibaza ubwo icyo gihe hari mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane biramutse bisohoye baba abantu bakumvishe baba bari mu butegetsi icyo gihe bari bazi ko ibyo bintu bihanuye bavuze ngo iki havuzwe iki icyambere cyihuse amaze gupfa nuko bahise bavuga bati wa mugabo wavuze bya bindi mumushake mubanze mumenye ubwoko bwe mumushake nawe apfe nk'uko abandi baza gupfa nagize ingorane rero kuko icyambere basanze ndi wo mu bwoko bwashakwaga icyo gihe bugomba kwicwa icya kabiri nibyo nahanuye icyakurikiyeho rero ni uko mpiga navuga ko nahizwe mu buryo bukomeye urumva nemeye no guhunga mva mu gihugu ndahunga njya mu kindi igihugu cyanyoroheye twegereye ni Burundi babandi duhunga bashaka baremera bankurikirana no muri icyo gihugu nahungiye mu Burundi kandi bagezeho koko baramfata ntabwo ari njyenyine ndi kumwe n'abantu bamwe bo mu muryango n'abandi twe twahunganye icyo bakoze ni ukutuboha no kutwica urubozo ariko nge narayisenga iryo joro twageze i Burundi mbaza Imana ndi bupfe sindi bupfe Imana irambwira ngo ntabwo upfa uzongera ugaruke wongere uhanure mbwira Imana ntabwo mpfa nzongera mpanure Imana irambwira tuzongera uhanure niyo mpamvu rero ntapfuye kuko baradufashe twese ngira ngo uwo munsi bishe abantu 42 mfite na murumunange wankurikiraga ku mugongo batemaguye barabica babashyira mu ruzi rugabanya Burundi n'u Rwanda rwitwa Ruhwa rutwara imirambo nje rero bari bazi ko napfuye noneho kuko bari bamboshye cyane umubiri umeze nk'aho wapfuye uriya wari uyoboye igitero arababwira ngo ndabara 3 mu mutemaguri muri kwa kubara 3 ntabwo bamenye igihe nabaviriyemo njya mu uruzi rurantwara ariko narwo kubera Imana yari yavuze ngo ntacyo nzaba rwarantwara rugera ahantu runjugunya runjugunya umusozi ndi umusozi rero ubwo barabica bari bamaze kumbohora ni ikintu Imana yakoze ntajya mbura kwishimira kuko abandi babatemaguye baboshye ubwo nabashije kwicara ntekereza ibimbayeho ariko nsanga ari isezerano ko nzongera nkagaruka ngahanura ubwo Imana yaramfashije ni urugendo kuko navuye mu icyo gihugu cy'i Burundi ndaza majoro naraye ngenda majoro ndaza ngera ahantu hari inkambi bahita Nyarushishi navango harokokeye abatutsi benshi bagomba kwicwa ariko batapfuye aho niho narokokeye mvurwa n'abazungu bahakoreraga bo muri HCR baramvura ibikomere baramvura ndangije mvayo ndagaruka nje kureba umuryango wanjye nsanga nyine bamwe barahari abandi barapfuye ariko ndashima Imana umugore wanjye ariho n'abana Imana yari yambwiye ati nzabarinda ubu rero ndi kumwe n'umuryango wanjye ari umugore n'abana turi kumwe ubu ndashima Imana cyane Imana irangarura rero ntangira guhanura n'ibindi muri iyi leta dusubiye inyuma gatoya nzi ko muri icyo gihe ku gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana wafunzwe nzi ko wenda warafungiwe ubwo buhanuzi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana narafunzwe ntabwo nafungiwe ubuhanuzi ahubwo navuga ko nari fungiwe ibyaha bikomeye urumva nari nkatiwe urwo gupfa byari ibyaha bijyanye n'ubujura n'ubuhotozi volume za rume ndavuga ngo twakoreshaga intwaro ngira ngo ni ibintu nagiye ntagamo ubuhamya cyane twari twibye ahantu turanarasa iryo joro abajandarume baradufata baradufunga Karubanda gereza Karubanda
Butare nta niho umwuka wera yansanze, nta nimwo nakirijwe, ahubwo nimwo nuzuriye n'umwuka wera. Nuzuramo. Nukuvuga ko wafunzwe mbere yuko ukizwa? Nafunzwe mbere yuko nkizwa. Ukizwa muri gereza? Ngirizwa muri prison. Agakiza karansanga, umwuka wera aransanga, nuzura umwuka wera, by'ubuhanuzi nimwo byansanze, ntangira guhamya Kristo nk'umwami n'umukiza nimwo byansanze, agakiza gasesuye, ivuga butumwa, ubuhanuzi byose nimwo nabyakiririye. No kuvuga rero prison nayimazemo imyaka 10 nkatiye urwo gupfa, kuko nafunzwe 7 mfungurwa 8. Nabaye mu maprizo atandukanye, njyaho nafungiwe Butare, nyuma dufungirwa muri gereza ya Cyangugu, tuza kwivamo batuzana aho bagombaga kudufungira muri gereza ya Ruhengeri, ariko turara Kigali 1930 tuhava tujya Ruhengeri. Aho niho namaze igihe, niho navuye ntaha. Kuki utakati utishwe kandi urakati urwo gupfa? Kuba ntarishwe nari nkatiye urwo gupfa, ngewe hari ikintu Yesu yantegetse maze gukizwa. Ibintu bibiri yantegetse: icya mbere gusaba imbabazi abo twakoreye ibyaha. Ubwanjye nanditse ibaruwa n'ukwanjye kuboko nsaba imbabazi. Ibaruwa nyinyuza muri direction directeur itera kashe, iragenda igera kubo twakoreye ibyaha. Mbona n'indi baruwa bashubije ivuga ko bambabariye, barambabariye. N'ubu bariho turasurana n'inshuti zanjye abakiriho. Ikindi nakoze cyiza cy'ingenzi nuko Imana yo yari yaramaze kumbabarira kera, kuko narapfukamye ndarira ndizwa n'ibyaha, kugeza ubwo Yesu ambwiye ati ndakubabariye. Ikindi cyiza nakoze no kwandikira perezida, kuko nta wundi y'inkiko zakurangirije, nta bundi bujure bundi uretse kwandikira perezida, niwe wenyine ufite ububasha bwo gukuraho urwo gupfa. Navuga rero ko ngewe nandikiye perezida ubu ni Habyarimana, saba imbabazi. Nyuma baza kohereza amadosiye y'abantu bagomba gupfa, noneho iyanjye irasigara kuko nari narasabye imbabazi. Mubo mwari muri kumwe hari abishwe? Abo twari turi kumwe hari abishwe, ariko hari n'abasigaye. Rero navuga ko icyo kintu kimwe gusa niyo cyatumye abatanyica: gusaba imbabazi Imana, gusaba imbabazi abo nakoreye ibyaha, gusaba imbabazi umukuru w'igihugu. Nicyo cyatumye ntapfa, nta kindi. Hari amakuru ubwo mbagira ngo wenda n'ibintu bigenda bivuga bimwe na bimwe, niba ari ibihuha wenda we nka nyir'ubwite wisobanura, bavuga bati umuhanuzi Meshake yigeze yafunganywa n'umuhanuzi bitaga Magayane. Nibyo? hari aho mugeze muhurira? Rakoze cyane. Icyo abantu bakunda kukibaza no kukimbaza, hari uwitwaga Magayane ni umugabo nzi, ngira ngo n'umuryango uriho, umugore we n'abana bavuka mu cyahoze ari Gatonde mu Ruhengeri. Magayane rero ni umugabo kumumenya ntabwo nsanzwe muzi. Ngewe icyo nibuka nuko turi mu Ruhengeri dufunze, turi muri kasho, muri gereza habamo ubuvumbuzi abandi bantu batakunda bamenya. Abanyuru bagomba kurara bamenya ibintu byabaye biza kuba, bakamenya n'ibiza kuba mu gitondo. Ni ukuvuga rero Magayane bari bavuze ko ari burara hageze. Aho yari afungiye bari bamukubise, bamugiriye nabi, ngira ngo bamwijije muri gereza ajojoba amaraso. Bamushyira hafi y'akasho nari ndimo. Iyo rero muri mu kasho uba ushobora kuvugana n'umuntu unyujije umunwa hasi mu mwenge munsi y'urugi. Ngira ngo twavuganye ncisha umunwa hasi kuko yari mu kasho ko hirya yanjye. Ndamubaza, wa mugabo we ko waje bakugiriye nabi, bite bimeze gute? Arambwira ati wa mwana we, kuko icyo gihe nkiri umwana, wa mwana we rero nzize ibintu bikomeye. Nzize ko navuze ko Habyarimana apfuye. Ndamubaza, wabivuze ubibwiwe nande, ninde wagutumye kubivuga? Arambwira ngo ajya amenya ibizaba, kumenya ibizaba
yari umuntu umenya ukureba akamenya ibintu biza kukubaho akabikubwira, ariko atakwatse ingemu cyangwa ngo akwake amafaranga. Ni ukuvuga rero Magayane benshi barambaza ngo mbese yari umuraguzi cyangwa yari umupfumu cyangwa yari iki. Icyo ngiye yagerageje kumbwira, yambwiye ko agira ibintu by'amayerekwa, yerekwaga ibintu nawe bizaba. Ibyo bintu yerekwaga bizaba rero akabivuga kandi bigasohora. Noneho rero mubaza itorero rye, ambwira itorero rye rya EPR. Ariko icyo gihe EPR ntabwo yashoboraga kwemera ibintu by'ubuhanuzi, ariko ubu isigaye ibyemera. Nubwo rero Magayane twarabanye, turavugana turaganira, ambwira ko yerekwa, sanga ari impano yahawe, ahabwa itorero rye ntiryamenye impano yahawe ngo bashobore no kumurera. Noneho yabivuga bakamwita rero ko ari umuraguzi cyangwa umupfumu, ibintu bisa gutyo. Ariko ibyumvikana uko umuntu yabivuga kose ni uko ibyo yavuze byasohoye. Kandi mbere y'uko bajya kumwica iryo joro, yarampamagara arambwira ati uracyapfa, ariko ati ibyo navugaga Imana izabikunyuzamo, ni wowe uzabisohoza. Bwacye mu gitondo bamujyana ajya gupfa, ubwo ngenda asigara, kandi asigambwiye ko vuba prison nzayivamo. Kandi uko yambwiye prison ntabwo nayimaze iminsi, kuko hahise haza nyine akubwira yuko ibyo ngibyo by'ubuhanuzi by'uko perezida agiye gupfa ari wowe uzasigarana nabyo. Wumvaga ubyiyumvisha? Ntabwo nabyumvishaga. Icyambere impamvu ntabyumvishaga, iyo uri muri gereza ukatiye muri gereza burya habamo ibyiciro bitatu, habamo preveni, hakabamo condamné, hakabamo dangereux. Dangereux rero ni umuntu nyine utabifite ibyiringiro. Dangereux utegereje igihe cyose gupfa no gupfa. Rero ngewe nari nzi ko ndi umudangereux, igisari isaha napfa, nanarashwe ntanarashwe shobora gupfa. Harimo ibintu byinshi byica n'ibirwara byinshi iyo umuntu adasohoka. Rero ariko iby'Imana urabyakira, ushima ari uko nyine byasohoye. Ubwo njye narabyakiriye uko abimbwiye, ndategereza. Nashimye rero ari uko bisohoye. Hanyuma by'ubuhanuzi uti mu gihe cya jenoside Imana yambwiye ko ngomba kugaruka komeza iby'ubuhanuzi. Ubu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi bakomeje iby'ubuhanuzi? Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi by'ubuhanuzi narabikomeje ngira ngo Abanyarwanda baranzi baranabizi ko nahanuye ubuhanuzi, nabwo navuga bukomeye, bwitwa amaboko ya marayika. Amaboko ya marayika nubwo ntabyinjiramo cyane, ariko mbaye nkurepetaho gato, nuko icyo gihe Imana yerekanaga ko marayika arambuye amaboko mu kirere, kandi yaramburiye Abanyarwanda, abwira Abanyarwanda kandi abashishikariza kwihana, kubabarira. Ibintu bibiri. Ubwo hari ryari bihanura? Hari nyuma yuko jenoside nyine yarirangiye, nabitangiye nko mu kwezi kwa 8 leta yari imaze kujyaho, bakimara gutangaza ko bagiyeho, bakimara gutangaza guverinoma. Nyuma yaho gato nibwo nakomeje iby'ubuhanuzi. Navuga rero ko ari muri 94 itarashira, 95 nari ndi guhanura, na 6 na 7 no 8. Navuga ko ubuhanuzi bwabaye nk'uhagarara muri 99, kuko habaye igihe cyo gutangaza ibyahanuwe, akaba n'igihe bihagarara. Guhagarara si uko biba bivuyeho, si uko biba bitazasohora, ahubwo icyo gihe Imana ibyishaka kureba abantu ko bahindukira n'uburyo bashyira mu bikorwa ibyo babwira kugira ngo bihane. Navuga rero ngo ubwo butumwa bw'amaboko ya marayika ko abungabunga Abanyarwanda kandi abashishikariza kwihana no kubabarira, nibwo buhanuzi nahanuye cyane nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma yaho wenda tugiye mu myaka ya vuba, bwo ntago wigeze ubukomeza? Bumaze guhagarara, urumva Imana igenda izana ibindi, kuko byarahagaze. Ariko nyuma haza ubundi butumwa, ngira ngo namaze iminsi mbuvuga, none nari maze iminsi ndi kubinyuza ku binyamakuru nk'iki ngiki.
ubutumwa buvuga ibyaha by'abanyarwanda by'amaraso by'amaraso ari mu biganza byabo bituma badasubizwa ibiganza bitakira ni ibyaha Imana yavuze cyane. Ni ubutumwa buri muri Yesaya 5:9 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Noneho Imana avuga ngo abanyarwanda bafite ibyaha by'amaraso. Ibyaha by'amaraso ni abantu bakereye bakica. Umuntu wese wafashe umuntu akamukerera cyangwa se agakubita imfuni nyinshi apfa ko yarishe gusa, apfa ko yarishe nubwo yamuta mu ruzi. Noneho uwo amaraso y'uwo muntu aba ari mu biganza bye, hakongera hakaza andi mashami yabyo ariko nabyo biza mu byaha by'amaraso, harimo gukuramo inda, harimo gusambana, harimo kubeshya ubeshyera umuntu bimushyirisha mu kaga, akaba yafungwa, akaba yapfa, akaba yarigiswa. Ibyo ni ibyaha by'amaraso Imana yakomeje kubona mu banyarwanda. Imana irambwira rero ngo abanyarwanda niba batabiretse, cya mbere nta bisubizo bazabona by'Imana. Icya kabiri, aho bazajya hose ko amaraso azaba barimo. Imana itegeka rero abanyarwanda bose aho bari, haba imbere mu gihugu, haba inyuma mu gihugu, bihane none amaraso abavemo. Abadafite amaraso Imana ivuga ko bazasubizwa ibiganza bizima, tugomba kwakira ibisubizo. Abadafite ayo maraso akanwa kabo kagomba kwakira kakarya ibisubizo by'Uwiteka, ariko uyafite nta gisubizo azabona. Kindi Imana icyo gihe ndi guhanura muri ubutumwa bw'amaboko, Imana yari yavuze ngo abanyarwanda nibatumva ngo bahindukire bayemerere bababarirwe ko bazakururira igihugu ishyano riruta iryabaye. Icyo gihe nabihanuye abanyarwanda barabizi ko nabahanuriye ko nibarakaza Imana ntibihane ngo bababarire ko hazapfa 2 bya gatatu hagasigara 1 cya gatatu cy'abatuye igihugu. N'ubu abanyarwanda bamwe barambaza ati ese bya bintu bizaba? Igisubizo nuko ntabyifuza, nta nundi wabyifuza. N'uwabyifuza ntabwo yabaza icyo yifuza, ariko Imana yo ibifite uko ibireba. Uko n'ibindi byabaye tutabizi, nubwo Imana yari yabinyinyuje muri buri nkabivuga abanyarwanda bakanangira ntibumve, kuko iyo bumva ntibaba barishe. Nibi rero batumvise byashoboka ko n'ibindi byatugwiririra. Nicyo gisubizo njyasubiza abanyarwanda. Nibi byaha by'amaraso rero navuga ko bari kumpamagara hirya hino, abantu bapfukama bati Imana nitubabarire. Nasaba nyine abanyarwanda ko bakomereza aho ngaho kwihana, amaraso akava mu biganza, tukareba ko Imana dusubiza, yadusubiza n'igihugu cyacu kikaba kizima, yadusubiza tukarama, yatwongereye igihe cyo kurama. Urangiyewe iyo ndebye imyaka maze nyuma ya jenoside, shima Imana ko yanyongereye igihe cyo kurama. Kuba Imana yo yakomeza kutwongerera igihe cyo kurama, twarashize muri gahunda ibyo dusaba, byaba byiza cyane. Nanabisaba abanyarwanda ko twabikomeza. Murakoze. Hagati aho ngaho hari ikintu kimwe tutavuzeho cyangwa se ntakubajijeho. Nzi ko wigeze gufungwa mu myaka mike yishize, ngira ngo wenda ibarirwa nko muri 5 gutyo. Icyo gihe ufungwa bwo hari aho byari bihuriye n'ubutumwa? Nta nubwo ari imyaka, navuga ko muri leta baramfunze, ariko nari mfungiwe ubutumwa. Nari mfungiwe ubutumwa, nari ndi guhanura mvuga buryo abantu nyine bari kurenganya abandi, babashinja byo batakoze, mbwira abantu ko hazapfa nyine 2 hagasigara 1 cya gatatu. Harimo n'ibindi byinshi cyane, ariko ufunzwe nta kindi bashinje uretse ibyo nahanuraga. Washinjwaga kugira gute? Motifu kwari ugushinjwa kuvuga ibintu ngo bishobora gutuma abantu bagira ubwoba, kuvuga ibintu byatuma abantu bagira ubwoba bagahamuka. Ariko nge mburana n'imbere y'ubucamanza nababwiraga ko Imana si umuteroriste, Imana ntabwo ari umuterabwoba. Ubutumwa bwose buvugwa bari kugira ngo abantu bubakurure ku Mana, bihana,
baca bugufi ndetse mbereka bimwe by'inine we yo najyayo we yabahaye n'iminsi ahubwo yababwiye ati ni iminsi 40 noneho ndebe ariko umwami aravuga ati ibintu byose bice bugufi byururuke hasi Imana yahababariye rero nanjye nagerageje kwisobanurira imbere y'ubutabera Imana si umuteroriste ntabwo itera ubwoba kandi ibyo mvuga bifite suruse bifite isoko si ibintu mvoma handi kandi nabivuze nyine n'umwuka nyoboye ngira ngo ubutabera bwaranyuvise bampanaguraho icyaha icyo gihe bwafunzwe wamaze muri gereza kingana iki ntabwo ari kinini icyo gihe njyamo nari nabajije Imana irambwira turamara ukwezi namaze ukwezi ntabwo nigeze njya muri prison ngo nambare rose nari kuri brigade niho nari mfungiye kuri brigade ariko na parike nari kuwe na parike ariko n'urukiko binyuze no mu rukiko hanyuma rero ubungubu umuhanuzi Meshake ubungubu ahagaze hehe mu byivuga butumwa ubungubu ari mu biki se ni ukubwiriza ubutumwa gusa n'ubuhanuzi burakomeje bimeze gute murakoze cyane ubungubu urabona ko n'isengero zirafunze hagati aho ngaho ubutumwa bwiza turi kubunyuza ku ikoranabuhanga n'ubu ndi kubuvuga n'abari bunyumve bose baraza kumva ko Imana yabantumyeho kandi yabantumyeho kugira ngo aho bari hose bubararira Imana ifite umugambi kandi mwiza Bibiliya ivuga ngo iby'Imana yibwira kutugirira ni byiza ntabwo ari bibi Imana rero iteka yishishikariza abantu ibyiza ntibashishikariza gukora ibibi kandi Imana ishishikariza abantu imbabazi z'Imana nanjye mbwira abantu imbabazi z'Imana aho bari hirya no hino rero nicyo mbashishikariza gukomeza kubana n'Imana guca bugufi imbere y'Imana bagasenga nanjye aho ndi nkakomeza kubasengera Imana ngashima kandi abari kumpamagara bambwira bati ubutumwa bwadukoze ku mutima aho turi turapfukamye udusabira imbabazi nubwo benshi ntabasha kubasubiza kuko zibaziza message ari nyinshi ariko ndapfukama nkabwira Imana ngo abari kwihana bose Mana ubababarire rero ubutumwa bwiza ubu turi kubukorera cyane kuri internet ku ikoranabuhanga nk'uko ntumiye nejo ntumira nzaza kandi ikinyamakuru kirarebwa kirumvirizwa aho bari rero bumve ko ndi kubahanurira ntibategereze ngo ndaza mu nsengero kuko insengero harajyamo 15 150 rero ngende umuhanuzi uhanurira abanyarwanda bari hano imbere n'abari hanze bose banyumva bakira ubuhanuzi amen umuhanuzi Meshake ngira ngo wenda ubwo igikurikiyeho ni ubutumwa waha abantu dusoza ikiganiro nk'uko bivuze uti n'ubutaha muntumiye ntuzakomeza kugira ngo abantu bakomeze kugenda bagirira umugisha ku butumwa wifitemo cyangwa se Imana yaguhaye y'ubuhanuzi ndetse n'ivuga butumwa dusoza nagira ngo ugire ubutumwa abantu batandukanye bari hirya no hino ariko kandi yaba twaganira n'abantu nkawe habamo icyo abantu benshi bifuza yuko kubahuza n'uwo muntu biratugora kugira ngo ikiganiro cyarebwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi buri umwe ushatse kuvugana na wa muhanuzi nk'umuvuga butumwa ashobora gukenera ko impamvu zitandukanye azakugere ubwo uraza no kugira igihe utange adresse ya buri wagushaka ashobora kukubona murakoze cyane ubutumwa naho abantu cyambere reka ntango ubutumwa ku bakristo no ku matorero icyo ndi kubwira abantu muri iyi minsi ni uko Imana yavuze ko hariho ububyutse bugiye kuboneka butigeze bubaho ku matorero ubwo bubyutse Imana yavuze ko hazabaho icyo bita gushungura ni nko kuyungurura ni ukuvuga ngo Imana ibinyereka yanyeretse ngo hari abashumba badahetse neza bahetse abantu macuri no kubacurika bahetse abantu babacuritse iyo babacuritse rero umuntu yacuramye urabizi ko no gucurama ari igitutsi uwo muntu ntagira ubwenge uwo muntu ashobora gupfa mu bugingo kuko yahetswe nabi ndavuga ngo abahese macuri bose Imana yabantumyeho kugira ngo bagerageze baheke neza kandi abadahetse neza muri iyo shungura rizabaho abo bose bazavamo
kuko Imana yambwiye ko ihamagaye abashumba bazima mu matorero, ndavuga amatorero yose. Ihamagaye abashumba bazima, kandi abo bashumba bazima bazakorera muri ubwo bubyutse. N'ubwo bubyutse Imana yavuze ngo butazazima. Urabona mu iki gihe nta bubyutse buriho, bwarakendereye. Cyo bita ububyutse bwarakendereye. N'amatorero menshi nabo abanyumva barabizi ko ubu nta bubyutse buriho. Ububyutse buriho ni ugukorera ku mihigo, ariko imihigo ni myiza, nayo ibaye myiza kuyigeraho biba byiza, ariko umuhigo utarimo ububyutse ntacyo waba umaze. Barashaka amajyambere cyane y'ibifatika, ariko ay'umwuka. Muri ibyo yaravuze ngo arabakurushije amajyambere, ngo ariko Yesu niyo yahebuje. Amajyambere ni meza, ariko yafatanije n'amajyambere y'iby'umwuka. Muri ubwo bubyutse rero umwuka wera azongera akore, kandi umwuka wera azongera yimike. Ubu ntabwo himikwa umwuka wera, ngo ubu ntabwo akimika. Ubu ni ukuvuga ngo abimikwa harabanza kubaho kureba, barebe niba ufite imodoka, barebe niba ufite amazu meza, barebe niba ufite ku mufuka, barebe niba utanga amafaranga, kuko bari bubyutse cyane bw'amafaranga. Ngira ngo n'umuvugabutumwa ujya akavuga ati ngenda basarurira amafaranga, ubamuha umwanya, ariko ujye uvuga uti ndashaka gutanga ijambo, nta mwanya baguha. Rero ubwo bubyutse bugiye kubaho bushungura abantu nk'abo badahetse neza, ariko hariho n'abahetse neza Imana ishimira. Nabashishikaza gukomeza guheka neza, ubwo bubyutse tukazabukomeramo. Ubwo bubyutse Imana yarambwiye ngo icyo gihe abanyarwanda benshi bari hanze bazaba baramaze gutaha. Ubu ni ukuvuga ngo Imana ikumbwira ko abanyarwanda benshi bagiye gutaha, n'abari hanze maze iminsi mbabwira ko bitegura kuko bagiye gutaha, kugira ngo baze tujye mu ubwo bubyutse, kuko ubwo bubyutse buzaba burimo imitwe yose. Ndavuga imitwe, amadini yose tuzaba duhuriye mu ubwo bubyutse, kandi ubwo bubyutse ntibuzahagarara, ngo buzakomeza bugere ku. Nashishikariza abakristo rero gusenga twitegura ubwo bubyutse. Nashishikariza kandi abashumba nabo gusenga bitegura kwinjira mu ubwo bubyutse. Bazaba bahetse macuri, Imana izabashungura. Abo barasezererwa n'Imana, sinjye basezerera, ariko Imana ikeneye abashumba bahetse neza, bahetse neza, abashumba bazima bazaragira intama neza bakazanahembwa. Nkaba ndangije rero nsabira amatorero yose ko twaba umwe tugahuza tukazabana mu ubwo bubyutse. Kandi njyewe ubabwira ibi, ndatuye mbarizwa hano Kicukiro, niho mba. Nabaha na adresse, biba bigoye kumpamagara byo kuko abanshaka ni benshi. Ndahamagarwa n'abo hanze, ndahamagarwa n'abahani imbere mu gihugu, kugira ngo abantu bambone biba bigoye, ariko ntihabura umwe mu bantu 100 tuvugana, cyangwa se niwaza kunsura, ariko atari benshi ko turi mu gihe cya corona 19. Rero muri COVID-19 nta bantu benshi basura abantu, ariko uje umwe uje babiri baradusura bigakunda. Adresse rero nabaha telefone ni 07 8 5 2 4 8 20. Subire muri mwe 07 8 5 5 2 4 8 20. Ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Tubashimirira abantu badukurikiye bari hirya no hino. Uramutse ufite icyo wifuza kumugisha y'inama, ushaka gusengera, cyangwa se n'ibindi bisobanuro wenda ku buhamya, cyangwa se ikiganiro tugiranye, ushaka wamuhamagara. Nawe nkwibutsa yuko hari ibindi biganiro byinshi tugutegurira, abakozi b'Imana, abavuga ubutumwa bandi tuzaganira, ndetse n'ameshaka kubyatwemereye ko nitwongera kumukenera hari ubutumwa ndetse n'ijambo ry'Imana azemera n'uri gukomeza kudusangiza, kugira ngo arusheho gufasha abantu b'Abanyarwanda bari hirya no hino ku isi. Murakoze.